Agiye no mu rusengero shima Imana kubwo kurokoka iriya mpanuka. Wow. Urumva rero hari benshi bifatanyije nanjye mu mashimwe. Ntago wakoze impanuka nkuko babivuga? Nakoze impanuka. Abantu rero ntibabyumvise kimwe kuko nta wari uhari nkora impanuka. Nkuko wabivugaga iriya mpanuka yabaye Rurindo. Amwe mu makuru dufite nuko yatewe n'umushoferi yagiye kunyuranaho n'abagenzi be ibintu byitwa guhangana birangiza nyina koze impanuka. Dufite iminota 4 yo kuganira kuri iki kintu kubijyanye n'uburyo abantu badufashe. Hari abavuze ngo dukwirakwiza ibihuha, abandi baradutuka pe ibitutsi ntabasha gusobanura kuri kamera. Nifuzaga gufunga comment ariko nyine imbuga nkoranyambaga abantu benshi bavuga ibyo bashatse, bakora ibyo bashatse n'ubushake bwabo. Ndabeshye Cyprien? Oya niko bimeze. Ariko akenshi biterwa nuko umuntu aba atakurikiye inkuru neza, akabona umutwe w'inkuru, akabona ifoto y'uvuga, agahita agarukira aho ngaho akavuga ati uyu nguyu ntago nigeze mwumva mu bakoze impanuka none ni uri kuvuga, agahita agarukira aho ngaho. Ariko biba byiza iyo ukurikiye video ukumva icyavugwaga n'iki. Byukuri ntago twige dushimangira ngo tuvuge ngo ni kanaka cyangwa ninjye warokotse iriya mpanuka, nubwo nanjye nari mfite iyo narokotse. Ibihe byiza nshuti za Simbi TV dukunda kandi doza ku mutima, ni nako bizahora. Ngewe nitwa Nshimye Imana Simo, meze neza ndashima Imana ishobora byose, Imana ifite buri kimwe cyose mu kuboko kwa, Imana ivuga bikabategeka bigakomera, Imana yambukira Abisirayeli inyanja itukura, Imana yanesheje Didiyoni, Imana yahoreye amaso ya Samusoni, Imana ifite buri kimwe cyose mu kuboko kwayo. Ni umunsi mwiza, ni umunsi wakadasohoka mu by'ukuri, ni umunsi abantu benshi bagomba kwishimira. Nkeka ko hari abantu benshi bavuye mu mubiri ariko twebwe turacyahumeka. Urumva ko rero ni ibintu byo gushimira Imana, ni ibintu mu by'ukuri byo kunezerwa. Ayo tumeze neza, hari abanshi baba bameze nabi kuko tuva guhinga tugahunika, ariko tuva gusarura tugasahurwa, twahunika cyangwa se twaba rimwe na rimwe bikamungwa. N'ubuzima nyine niko bwubakitse, tuva gukingira tugashyingura nyine. Niyo mpamvu tuba dukwiye gufatanya nabo bitameze neza kugira ngo bigende neza. Ariko none niba ari n'ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga, uramutse ubishatse cyangwa ubishoboye bakora subscribe mu gihe ubifitiye ububasha. Ariko umushyitsi wacu dukunda kandi doza ku mutima, nkeka ko ushize twari twamutumiye n'uyu munsi tumuhaye ikaze, turabona ameze neza. Murakoze cyane kunyakira kuri kamera za Simbi TV. Imana ibahe umugisha. Yego, hari umuntu ushobora kuba kubonye bwa mbere kuri kamera za Simbi TV yase yamenya kuri inde, yamenya rero no wasabare kama yamenya ko Cyprien. Cyprien na ihari. Okay, good. Yego, byo birahagije. Ubwo abantu babyumvise ko turi kumwe na Cyprien muri studio za Simbi TV. Abantu benshi bajyaga bagira ibibazo byinshi bitandukanye, bagira ibyo kuvuga. By the way, tubanjije no gushimira Imana kumeze neza rwose. Turabona umaze gutora icyo nakita mitende, nubwo abantu benshi batigeze babivugaho rumwe ibintu byakubayeho. Imana ishimwe, maze kugarura imbaraga ndumva nta kibazo, ndashima Imana. Umaze kugarura imbaraga utoya agatege rwose. Ese ubundi yavuze ijambo kugarura mitende ni Ikirundi, ni Ikinyarwanda, ni iki? Mitende nge ntekeza ko ari Ikinyarwanda. Ntabwo navuga ngo nagisomye ahantu runaka, ariko icyo ni Ikinyarwanda. Kugarura mitende ni ukugarura imbaraga, ni kimwe n'ijambo rivuga kugarura ubuyanja. Ariko uziko hari amagambo abahuriweho n'ibihugu byombi, ugasanga kubera ko abarundi dusangiye Ikinyarwanda, ugasanga hari ibyo dusangiye. Hari ijambo ry'Ikirundi waba wibuka rihura neza n'iryo mu Kinyarwanda? Nta ryo nzi, ariko icyo navuga nuko ururimi rw'abaturanyi abarundi neza rujya guhura n'urwacu. Niyo mpamvu ugeze mu gihugu cy'u Burundi ntabwo ukenera umusemuzi, uraganira bakakumva. Kandi n'umurundi ugeze mu Rwanda nawe ntakenera umusemuzi, nawe araganira tukamwumva nta kibazo. Bivuze rero ururimi rwacu rufitanye isano cyane. Rufitanye isano. Yego, urugero nka kaminuza, natwe dufite kaminuza, nabo barayifite. Yego. Anyway, ubwo ni ibintu nyine hari ibintu byabaye. Uyu munsi umeze neza, ngira ngo wabonye ikiganiro duherutse gukora ubushize turi kuganira ku bijyanye n'impanuka wari wagize. Yego, ariko abantu ntago babivuzaho rumwe. Mu by'ukuri koko tubwire, ntago wakoze impanuka nkuko babivuga? Nakoze impanuka. Abantu rero ntibabyumvise kimwe kuko nta wari uhari nkora impanuka, kimwe nuko abantu babyitiranyije n'indi mpanuka yari yabereye mu Rurindo. Ariko nanjye nahuye n'impanuka muri iriya minsi. Ni natwe turi kuganiraho. Hari abantu bagiye bavuga ko dushobora kuba turi gukwirakwiza ibihuha,
ko turi abatekamutwe, ko mu by'ukuri ibyo turi gukora rero wasanga harimo n'inshuti zawe. Numvise hari n'abakuvuza mu mazina, by the way, abantu bakubuza ukumva rwose baguhinduye umunyabyaha. Buriya si bya bivuga ngo abantu bazamenya twapfuye. Abantu benshi bagiye ndetse bamwe baranampamagaye, harimo inshuti zanjye, se kuki wiyitiriye amanuka, ndavuga ati niba wakurikiye video ntabwo nigeze mvuga ko nagize impanuka y'Urulindo. Icyo navuze ko nahuye n'impanuka gusa. Hanyuma iyo babwiraga ko wagize impanuka babyakiraga gute? Nk'inshuti za nyine zarababaraga ati Paul ihangane, ntabwo twari tubizi. Birumvikana abantu mufite uko mubanye iyo bumvise ko wahuye n'ikibazo hari uburyo babifata, bareyagita. Yego, ariko urumva ko bari bamaze kugutabiraho urwobo bavuga ati rwose uri umuntu mubi, uri kubeshya ibintu nk'ibyo. Birumvikana benshi n'ubundi n'abatarabashije kumvugisha n'uyu munsi baracyafata gutyo. Ariko icyo mbabwira, njye nahuye n'impanuka hano mu mujyi wa Kigali, bihuza nuko hariya Rulindo habaye indi mpanuka. Rero njye navuga ku mpanuka yanjye, nubwo biba ngombwa ko umuntu akomoza no ku bindi byabaye ahandi, ariko njye nari nibanda ku mpanuka nagize. Warimo wibanda ku yo wagize. Rimwe na rimwe hari igihe nyine tuvuga ibintu tukabivugira mu mbumbe. Nk'ubu ngubu dushobora kubivugaho tukavuga ati wenda Igisenyi habaye impanuka, i Musanze habaye impanuka, cyangwa tukavuga nko kuri yabaye muri yisha abanyeshuri ejo bundi bari kuva i Kamonyi. Imodoka itwara abanyeshuri rwose yagize gutya irabahwata abana bakiri bato bahasiga ubuzima. Ugasanga nk'ibyo tubiganiyeho, noneho twagira icyo tubivugaho twabihuza n'izindi mpanuka zagiye ziba, ugasanga abantu bahinduye icyo nakita ibyo tuvuga ibihuha. Rero abantu bajye basobanukirwa, bajye bagerageza bakurikire icyo nakita inkuru neza, bayisobanukirwe, bayisesengure, bayinjiremo. Cyprien, nk'inshuti zawe cyangwa se nk'abantu bakwizera, mu by'ukuri ukimara kubabwira ko ibyo byakubaye hari ukuri, bigeze bagira ubushake bwo kugutabara cyangwa barakomeje barituriza bisanzwe nyine? Icyabayeho ni abagiye bampamagara bakampumuriza, komera, ihangane, nabo bagafatanya nanjye gushima Imana ko nta ngaruka zikomeye nagize, ndetse nagiye no mu rusengero shima Imana kubwo kurokoka iriya mpanuka. Urumva rero hari benshi bifatanyije nanjye mu mashimwe. Hari akarimbo kera bajyaga barimba ngo imodoka z'ubu zaranyobeye, unyura mu muhanda zikagusonyora, wagerageza kuzihungira kure zikagusangayo zikakugonga. Ariko ibyo nyine byabaga mbere. Ariko urumva twari turi no kwiganira ku mpanuka wagize, tunavuga ikibitera, tugenda tubigana. Ari wavuze ngo abashoferi nabo bajye babakorera ikizami cy'ubuzima nk'uko wabivugaga. Iriya mpanuka yabaye Rulindo, amwe mu makuru dufite nuko yatewe n'umushoferi yagiye kunyuranaho na bagenzi be, ibintu byitwa guhangana, birangiza nyirakoze impanuka. Dufite iminota 4 yo kuganira kuri iki kintu ku bijyanye n'uburyo abantu badufashe. Hari abavuze ngo dukwirakwiza ibihuha, abandi baradutuka pe, ibitutsi ntabasha gusobanura kuri kamera. Nifuzaga gufunga comment, ariko nyine imbuga nkoranyambaga abantu benshi bavuga ibyo bashatse, bakora ibyo bashatse n'ubushake bwabo. Ndabeshye Cyprien? Oya, niko bimeze. Ariko akenshi biterwa nuko umuntu aba atakurikiye inkuru neza, akabona umutwe w'inkuru, akabona ifoto y'uvuga, agahita agarukira aho ngaho akavuga ati uyu nguyu ntabwo nigeze mwumva mu bakoze impanuka, none ni uri kuvuga, agahita agarukira aho ngaho. Ariko biba byiza iyo ukurikiye video ukumva icyavugwaga n'iki. By'ukuri ntabwo twige dushimangira ngo tuvuge ngo ni kanaka cyangwa ni ngewe warokotse iriya mpanuka, nubwo nanjye nari mfite iyo narokotse. Rero abantu bajye bakurikira inkuru, be kudufata uko tutari, nta gihuha tugamije gukwirakwiza, tuba tuvuga ibyabaye, dusangira amakuru n'ibitekerezo, cyane cyane ko dufite n'indangagaciro za Gikristo. Yego, kubera ko kubeshya burya ni amakosa. Ikindi kandi gukwirakwiza ibihuha hari amategeko abihana. Ubwo rero nta mpamvu nimwe ari gutuma dukwirakwiza ibihuha. Ibyo twababwiraga ni ukuri. Turashimira Imana ko umuntu wacu, inshuti yacu, yagize amahirwe ubwo impanuka yabaga akayirokoka. Dushigaje iminota 2, ariko ndakubazaho ikibazo si udusubire inyuma nkwaza y'akabazo ra? Nta kibazo. Umuntu wakugonze cyangwa wagukoresheje impanuka, hari ikintu uyu munsi mujya muvugana cyangwa byarangiye aho ngaho mwaratandukanye? Ntabwo. Yampaye nimero ze za telefone, nanjye muha izanjye, mbese tuvugana ko igihe haba ikibazo no kumuhamagara yagikurikirana. Rero nabonye nta kibazo cyabayeho, mbese ubu twabaye inshuti, ntabwo mukanya bisanzwe tukaganira,
cyane ati ntiwangoye nanjye ntiwaya nta mpamvu yo kukurushya ntabwo wazindutse uzanywe no kungonga mbese turi abantu b'abavandimwe nyine abantu b'abavandimwe ibyo uvuze ni ukuri ni nabyo byiza niko abantu bakwiye kubaho iyo bavuze ngo urukundo rwarakonje rw'iki gihe tuze kubihuza n'iriya mpanuka urukundo rwarakonje koko iriya mpanuka ikimara kuba wahise ubona ko urukundo rwakonje ntago nahita nkumfirima ko ku mpanuka yanjye ariho hagaragariye ko urukundo rwakonje ahubwo hari ibintu byinshi muri iki gihe bigaragaza ko rwakonje kubera yuko umuntu ikigaragaza ko rwakonje ni uko nta muntu uba ukita ku wundi hahandi uzagira ibibazo ntubone umuntu uza ngo akube hafi ngo akubwego humura agire n'ibyo akuhereza ukeneye runaka rero muri iki gihe tutarebye no kuri ya mpanuka usanga umuntu yarabaye nyamwigendaho arirwanaho kuri buri kimwe ariko iyo urukundo ruhari ntabwo ari uko bigenda yego hari mugenzi wawe wagize amahirwe Imana iramurokora muri iriya mpanuka yaramurokoye rwose umuhungu w'umusore ukuntu n'iki wamubwira icyo namubwira nashimira Imana kandi arushaho kuyegera kuko kubaho niyo buriya wasanga hari n'ikimana imushakaho kuba imodoka iva mu birometero bingahe ikagenda ikagera hasi ariko nanone hari abashoferi batwara basinze rwose abantu banywa inzoga gutwara wasinze cyangwa gutwara banywa ibiyobyabwenge ni ibintu bishobora kuzanira akaga pastor sibyo nkunda gukoresha pastor umbabarire rwose na leta ikigarukaho kenshi ishishikariza abantu kwirinda gutwara ibinyabiziga banyweye inzoga rero abashoferi nibwo butumwa nanjye nabaha bose niyirinde kunywa inzoga igihe atwaye ikinyabiziga cyane ko aba yoboye ubuzima bw'abantu muri uwo mwanya ikindi kandi burya ngo kunywa ngo kunywa ariko mbere yuko dukomeza mbere yuko twinjira ku yindi ntambwe reka nkwaze akantu gatoya n'iryari urumva iriya modoka atewe n'abantu bari barimo imbere n'iryari wenda nk'abantu bo hanze bashobora gutera impanuka babigendereye icya mbere bashobora kuba ari nk'umutwe w'amabandi bagategera ahantu ikinyabiziga runaka ntabwo baba bazi kiri buze ko ari icyande bashobora kugitega ibiti n'ibindi bintu bitandukanye bagamije kwambura abagenzi ibyo bafite byarabaga bigenda ariko ntabwo ndumva aho byabaye muri iyi minsi ariko ni ubwo buryo bishobora gukorwa oya nigeze kumva niba ari amakuru y'ukuri nigeze kumva ko kera hari ahantu hitwa ku Rutare Rwanda rwose babikoreraga abacuruzi bakabacuruza bavuye kurangura mu mujyi wa Kigali ariko abashoferi mwagatwara hera heza mwe mu rw'imisozi nyumbi nimwirinde inzoga kubera ko vino n'umukobanyi inzoga zirakobaganisha kandi ushuka nabyo ntagiragira ubwenge cyakoze ngo kubwinda abana nemuje reka ndeke kugira ariko ibintu bavuga wenda kubijyanye n'inzoga kunywa inzoga ari icyaha abantu bemera Imana baravuga ngo kubwinda yakunaniye bashaka kunywaho ariko abadashaka kunywa bashaka kuzirwanya bati bino n'umukobanyi inzoga ndisoni ndagiye kubizikundusha what do you think wowe witekerezaho iki ntabwo ndi buze kuvuga ahubwo icyo ntekerezaho ndaza kureka Bibiliya igira ikivugaho ndaza kuha umwanya Bibiliya iba ari igira ikivugaho rero ijambo ry'Imana mu Migani 20:1 ravuga ngo vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge nanone ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abefeso 5:18 ravuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubushukanyi ahubwo mwuzure umwuka wera rero ijambo ry'Imana ribuza abantu kunywa inzoga kuzinywa rero nukuba ubanyuranyije n'ibyanditswe rero kunywa inzoga ni icyaha nicyo navuga hanyuma ibyo bita ngo vino n'umukobanyi cyangwa iyo bavuze ngo kubwinda yakunaniye abantu benshi cyane cyane abantu badakijwe bashaka kwihesha amahoro akumva ko kuzinywa ntacyo bitwaye no bagira imirongo bagenda bagarukaho urugero nk'uwo nguvuze ngo kubw'inda yawe yakunaniye jyunywa gakeya iryo ni nta nubwo ari uko ryanditse iryo jambo riboneka mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo igice cya 3 umurongo numva ari nk'uwa 15 rivuga ngo guhera uyu munsi ngo nuko guhera uyu munsi ngo ntukanywa amazi gusa ahubwo ujyunywa vino nkeya kubera yuko urwaragurika iri ni ijambo ryandikiwe Timoteyo yandikiwe na Pawulo kuko Timoteyo yari umukuru w'itorero ariko akagira ibibazo byo kurwaragurika mu nda birumvikana birashoboka ko bari baramwandikiye ko agomba kujya agira akarukora vino anywa akarukoro bitewe n'uburwayi arwaye ariko akagira impungenge kuba yanywa rukoro kandi ari umurokore akijijwe rero Pawulo nk'umuntu wamutoje amugira inama aravuga ngo ujye unywa gakeya kubera kurwaragurika
noneho rero ubwo urumva ko kunywa agacupa ntacyo bitwaye ari mu rwego rw'umuti ngo nuyandikirwa na muganga uzagenda uyinywe nta kibazo. Ese ubu wenda reka tuvugishe ukuri, ukeka ko indwara zishobora kuvurwa no kunywa inzoga ari nk'izihe? Kugeza ubu njye ntayo ntekereza, ariko icyo nzi nuko urumva Pawulo yarayirwaye. Ikintu nzi nuko umubiri wacu ukenera byinshi, ariko nk'abantu b'abaganga bashobora kukubwira ngo umubiri wakenewemo alcohol. Umubiri ukenera byinshi, ntekereza ko mu byo ukenera na alcohol zirimo. Rero bishobora kuba ngombwa barebye ubuzima bwawe uko uhagaze bakavuga ngo umubiri wawe habuzemo alcohol runaka. Buriya abaganga bashaka no kumenya na alcohol runaka ikenewe, bakakubwira ngo genda ujye ufata kangana gutya ku munsi. Icyo gihe nufata iyo quantité muganga yakubwiye ntawe uzagucira urubanza. Hari urakoze cyane. Hari ibintu bijya biba rwose ukabona umupasiteri aribeta, yamara kwibeta agakubita agacupa, yamara gukubita agacupa kamaze kumugeramo agatumiza indaya. Ibi ni ibintu biba kuko iyo wasinze nyine kandi inzoga ziniba zikubaganisha utangira gukora amabara. Pastor Cyprien umbabare, nkunda gukorana ibiganiro n'abapasiteri. Hari gihe rero iyo nkanjye n'umuntu ufite aho uriye niyo bakamana umuntu utubwiriza nshiduka namwise pasiteri iki kimbabariro. Yego. Hari icyo nakita gusezerana. Kuki umugabo umukozi w'Imana yemeye gusezerana n'abagore bangahe? Umugore umwe. Ijambo ry'Imana rivuga muri Timoteyo ngo agomba kuba ari umugabo ufite umugore umwe kandi azi gutegeka abo mu rugo rwe. Nta muntu wemerewe kugira abagore babiri, ntawe. Sibye no mu itorero nta hanze ntago biba byemewe. Niyo mpamvu ubaye uri umugabo ukazana abagore babiri ntago wapfa kwemererwa kugira inshingano zihambaye ufata no mu rwego rw'igihugu. Reka tuvuge ko wenda bagyemewe, biramutse byemewe se umugabo agakomorerwa akemererwa kuzana wenda nk'abagore barenze umwe. Wenda urumva dufite abakobwa bake cyane bashoboka, sibye ikintu cyumvikaneho. Dufite niba ubizi neza mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no ku isi abahungu ni bake ugereranyije n'abakobwa. Kandi abakobwa bose bagomba kugira ute, bagomba gusezerana. Nta wihaye Imana, nta wigeze avuga ngo nzaba masera cyangwa nzaba nande. Icyo bategereje ni abagabo bazabarongora. Urumva bitaba byiza ko bavuga ko abagabo bazana umugore simbizo ndahara. Ubwo nawe ufite uko ubyumva. Urumva bitaba byiza abagabo bazanye umugore urenze umwe kugira ngo icyo kibazo cy'abahungu bacyagikemuke. Ubundi usibye n'icyo kibazo cy'abagore n'abagabo, ikibazo cyose cyangwa ikintu cyose nubwo societe yakibona nk'igisubizo kikaza gihabanya n'ibyanditswe byera, ntago cyemewe no kugikora n'icyaha. Rero baramuka babonye ari ngombwa bakabishyiraho, birashoboka ko abantu bazabyemera. Ariko wowe umurikiye wizera Imana, nujya muri uwo murongo uzamenye ngo habanyije n'ibyo Imana ishaka. None ko Bibiliya ivuga ngo ikiboshywe mu isi no mu ijuru kiba kiboshye, cyangwa ndibeshya ntabwo byanditse? Nibyo biranditse. None niba mu isi tuvuze ati kugira ngo dukemure iki kibazo reka dushyireho polygame cyangwa se gusezerana. Ni polygame? Yes, ndumva ari polygame cyangwa ni monogame, I don't know. Cyangwa se gusezerana n'abagore benshi. Kuki tutagishyira icyo kintu? Rero kuri iyo ngingo wavuze ngo ikiboshywe mu isi, ubwo bushobozi ntabwo bwahawe abantu bose, ahubwo bwahawe itorero. Itorero iyo riboshye ikintu rikavuga ngo iki ntabwo cyemewe, n'ubundi kikomeza kuba kitemewe no mu ijuru bakabyemeza. Rero ntabwo abantu bo mu isi basanzwe n'abayobozi bashobora gushyiraho ikintu hanyuma bavuga ngo buriya ngo no mu ijuru barakibohoye. Ariko abayisilamu bo barabikora ariko baba banyuranyije n'ibyanditswe. Riri? Yego. Ntago nari mbizi. Nuko biba bimeze. Ubu ni ukuvuga ngo abayisilamu basezerana n'abagabo barenze umwe baba barengereye. Abisilamu icyambere tubanze tuyumvikana ntago bagendera ku mahame ya Bibiliya, ijambo ry'Imana bagendera kuri Quran, bagira Quran. Rero nabo bakora ibyo Quran babwira, ariko abizera Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo tugendera kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Buri kimwe rero Bibiliya yibuza ugikoze wese abakoze icyaha, yaba ari umurokore yaba atari n'umurokore, yaba yizera Imana yaba ataranayizera. Igihe cyose ukore igihabanye n'icyanditswe mu ijambo ry'Imana ubukoze icyaha. Ese pastor sinzi igihe mpamvu nkunda kuvuga pastor rwose, mbabarire. Ejo nandi kumwe na Pastor Moise, ejo nandi kumwe na Pastor Manafasha Pedasti, ndi kubyibeshyaho. Rero ahubwo reka nkwibariza ikibazo Cyprien.
utekereza iki ku bijyanye n'umunsi w'isabato? Umunsi w'isabato, ariko mbere ko tujya aho ngaho mbwira amategeko 10 y'Imana. Amategeko 10 y'Imana, irya mbere iravuga ngo ntuzarahire izina ry'Imana gusa cyangwa mu binyoma. Rimwe. Yego. Irindi rikavuga ngo ujye, ntabwo ndibuze kuyatondeka. Nta kibazo, tubwire ujye wubaha ababyeyi bawe, bitunganya umunsi w'Imana. Umunsi w'Imana, aho ngaho rekeraho. Umunsi w'Imana. Umunsi w'Imana ni uwuhe? Okay, kanze wango kuri ubwo aho bitaba kwinjiza mu kuvuga ku isabato, bakeshi uwo munsi bahuza. Ngurajya wibuka kweza umunsi w'isabato. Yes, ayo na amategeko yahawe Abisiraheli mu gihe Imana yari imaze kubakura muri Egiputa, mu gihugu cy'amahanga. Irababwira ngo mujye muziririza isabato, amategeko Imana yahaye Musa. Hanyuma ahantu hatangaje kuri iri tegeko, barategeka ngo n'umugaragu wawe n'umukozi wawe ajya aziririza uyu munsi, ngo kugira ngo umuruho mwaruhiye mu buretwa mukawuruhurwa n'abandi mu bubarhure. Rero isabato yo nibonye ni urugero rwiza rw'uko Imana ifite ubushobozi bwo kuruhura abantu imiruho yose baba barushye. Icya kabiri, ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo rivuga neza ko isabato ari uburuhukiro bw'iteka ryose, ndetse bikagaragaza ko isabato tuyibikiwe. Rero ngeyo ndebye isabato, ntabwo sindayinjiramo, ahubwo isabato ngo ni uburuhukiro bw'iteka ryose bubikiwe ab'Imana. Nuvuga ngo none isabato ntabwo irabaho. Ubundi isabato ya nyayo nuko abantu bazaruhuka iteka ryose. Rero uwo munsi nturagera, ahubwo ngo ubikiwe abakunda Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 4. Rero ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ngiyo Mose iyo Yoshua baruhura, ntabwo Imana yajyaga kubabwira ko izabaruhura ibabikiye undi munsi, ariko abantu bose bizera Imana babikiwe uburuhukiro. Icya kabiri bakuvuga ngo babukiwe ikiruhuko cy'iteka ryose, ngo nk'iki Imana yaruhutse irangije imirimo yayo. Rero isabato umunsi wa gatandatu, isabato rero ni ukuruhuka imirimo yawe yose. Rero ntabwo turaruhuka imirimo yacu yose. Hari ikizi ku bijyanye n'iminsi y'isabato? Ntabwo nabivugaho byinshi kuko ntabwo nigeze niga cyane ku bijyanye n'isabato, ariko nzakomeza gukora ubushakashatsi bushingiye ku ijambo ry'Imana. Ibindi byisumbuyeho nzamenya, nzabashyira ku mugaragaro. Nicyo naba nkubwiye. Good. Arana wasabare gusa hari ibibazo byinshi tuba twifuza kukubaza, cyane cyane ko ubu bifite ibisubizo twamaze kukubona rwose. Iyo tukubajije ntabwo bitugora. Reka nkwibariza utuntu. Yego, hari ibintu bajya bavuga ngo niba wenda turi kuganira ku munsi w'isabato, sibyo? Kandi uyu munsi turi ku wa mbere. Yego, uwa mbere wa leta n'uwa mbere wa Bibiliya utandukaniye he n'uwa mbere, bitandukaniye muri rusange? Uwa mbere wa leta n'uwa mbere wa Bibiliya bitandukaniye? Abundi leta ntabwo igira kalendare yayo. N'ubundi kalendare leta igenderaho ni nayo, nk'ubu ngubu tugendera kuri kalendare y'Abaromani. Nibo bimvese mbere, nibo bavumbuye mbere kalendare bashyira kuri mugaragaro, iremerwa twese kugeza uyu munsi niyo tugenderaho. Ariko nk'Abayisilamu bagira kalendare yabo, usibye ko itubahirizwa mu nshingano z'igihugu, ariko ubwabo bagira uko babara akavuga ngo turi mu mwaka uyu n'uyu, turi mu mwaka uyu n'uyu. Ariko isi yose muri rusange tugendera kuri ino kalendare iyo ubona tubara kuwa mbere kwa kabiri. Ariko iyo turi kuwa mbere abadive baba bari kuwa kabiri. Hari uwa mbere wa Bibiliya n'uwa mbere wa leta, ibyo bintu bitandukaniye? Ni ukuvuga ngo iyo turi ku wa mbere, iyo turi kuwa gatandatu ari wo isabato, abadive baba bazi kubara ko bari kuwa karindwi. Ariko iyo ubaze Bibiliya ni ubwo nguko ibi nabisobanura. Yego. Sipirere, reka nkwibariza ikibazo ku bijyanye n'ibijyanye n'urushako. Hari ukuntu ujya ubona wenda nk'umugore agira gutya agasezerana n'umugabo, yego, bagatandukana, agasezerana n'undi, bagatandukana, agasezerana n'undi, kandi ku buryo bwemewe n'amategeko. Ibyo ngibyo ubona hari icyo bitwaye mu bijyanye n'imyizerere ya gikristo? Ni ikibazo gikomeye, kuko ubundi urushako rwagombye kuba ruhagaze rwemye, umuntu ashakana n'uwo bashakanye bakabana karamata. Rero iyo habaye impamvu ituma abashakanye batandukana, kiba ari ikibazo gikomeye, kuko bagombye kuba babana karamata. Hari ibintu rero bavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Ku
kubera icyo abantu bategereza gutandukanywa n'urupfu kuruta uko batandukana mbere y'uko ruza. Ubwo ni Bibiliya turiho. Aho ngaho iryo jambo rero rishimangira ko nta mpamvu n'imwe ihari yo kuba abantu batandukana usibye urupfu. Niyo barahira basezerana bavuga ibintu bibiri byabatandukanye. Icya mbere bavuga urupfu, icya kabiri bakavuga kugaruka kwa Yesu. Ubwo rero atari kimwe muri ibyo, indi mpamvu yose ntabwo yagombye kwemera. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo nagaruka abagore n'abagabo bazahita batandukana. Uzi impamvu azatandukana naza? Nuko hari ijambo rivuga ngo naza ngo umwe azagenda undi asigare. Nuko Yesu naza ntabwo azaba aje gutwara gurupe y'abantu, ahubwo azaba aje gutwara umuntu runaka ku giti cye wamwizeye. Birashoboka rero ko umugore n'umugabo bose bazaba bataramwizeye. Umwe muri bo wamwizeye rero niwe uzagenda. Uko kugenda kumwe niko gutandukana kwabo. Ni ukuvuga ngo noneho hari abantu bazajya mu ijoro abandi bagasigara cyane. Pastor, urumva ibyo bintu ari fair? Ngiye numva ibyo natari fair rwose. Cyprien umbabarire, numva atari fair, umbabarire kwibeshya ku bigano nagiye nkora muri iminsi bya Pastor. Cyprien, urumva ibyo bintu ari fair kuba umuntu yagira gutya umwe akagenda undi agasigara? Ngiye ndumva atari fair pe. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza. Ariko inzira yo kujya mu ijuru yashyiriweho bose. Buri wese ahabwa n'uburenganzira bwo kuyinyuramo. Rero kujya mu ijuru ni amahitamo. Iyo rero utabihisemo nuzasigara rero ntabwo ukwiye kubyinubira kuko nibyo wahisemo. Uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. None se rero uko kumwizera, iyo si nkunganire yatanzwe. Rero uwo utaramwizeye rero nta bugingo abikiwe, nta n'ijuru azinjiramo. Nkunganire ariko yaratanzwe, sinkeka ko tugifite ari ngombwa ko ntago pasa, ntago dushobora kuba abamarayika cyangwa ngo duse nk'uwo mwambaro wambaye tubumweru dede. Baravuga ngo n'intungane bwira 17. Niko numva bavuga. Yego nibyo koko cyangwa ntago ari byo? Yego. Niba intungane bwira 17 Yesu Kristo akazagaruka agasanga ntungane 17. Iki kibazo nkunda kukibaza. Urumva hari umuntu uzajya mu ijuru mu by'ukuri? Yesu yatanzwe n'impongano y'ibyaha. Rero umuntu wese umwizera birashoboka ko yakora icyaha, ariko kuko ari munsi y'imbaraga za Yesu akaba yizera ko amaraso yamenwe ya Yesu yaje gukuraho ibyaha. Umuntu wese uhagaze muri uko kwizera ababarirwa ibyaha bye bidasabye urugendo rurerure. Kubyemera gusa ukavuga Yesu ndakwizeye, uhabwa imbabazi muri uwo mwanya. Urumva ko rero icyo dusabwa no kwemera ko Yesu Kristo yadupfiriye, kuko sinkeka ko umuntu yaba adacumura kandi ari mu isi y'ibyaha. Ubundi ntago uri mu isi muri no si byoroshye guhita unesha ibyaha uyu mwanya. Ariko hamwe no kwizera Yesu ukora urugendo rwo guhinduka. Iyo wizeye Yesu ko ibyaha byawe yabikubabariye, ugakora urugendo rwo kumukurikira no kumwizera, ugenda uhinduka buke bukeya kuko ari uyu munsi ejo atari kuzaba umeze. Kuzeza igihe azajya kugarukira warahindutse rwose. For everything, for everyone and for everywhere, we believe that everything is possible and impossible is nothing. My friend, I'm very happy for you because you subscribe and share videos to different people. That's why I'm gonna say goodbye to you. See you next time.